church. Dandabirana. Usengera muri Dandabirana. Church. Cyo kare orera mvani muri mukanya wari mumubwira ngo mwuruje ibiciro kubera ibibazo bya Iran ngo intambara yo muri Iran ngo petrol n'ibiki byose. Ubundi ngiye kukubaza. Sibyo? Ndakumva pe. Isura yizi. Isi yose urayizi. Ndayizi. Urayizi waranabyumvisa ahantu hose. Sibyo? Ubundi Iran ibakuwe mugabane. Iba muri Aziya. Muri Aziya he? Yasituranye na Amerika. Okay. Twebwe tubakuwe mugabane. Afrika. None se urutongo gasongo harya ngo umeze ute? Ndaho boss. Aya akora ibyo bya boss aho ngaho. Utaba boss ibintu byose nabyigurira. Kora ibyo bya boss aho ngaho. Ubwo nibyo. Nta bya boss. Ese ni uri ku kiragase nurangije umwikono nanga se uvuye kubika igipande. Ndakwemera duhemba neza. Ndakwemera duhemba neza rwose. Yawe. Uvuye kubika umwikono nanga ahubwo giye mfite ikibazo kimwe rero. Nshaka kunsubiza n'abandi bantu bumvireho kuko muraturembeje. Ndashaka kumenya ubundi mu mwaka washize umufundi yari 600. Wa undi mwiza bakamushyiraho 500. Mwaka ushize ejo bundi ngebwe bya 300. 500 da. Ngewe kwa kuri umufundi mwiza. None murimo muraca abantu 10,000. Ubundi ni iki kintu cyafite muzamura ibiciro byanyu? Kandi noneho ikirenze kuri ibyo nta mugore ufite nta kintu na kimwe amafaranga yo kuyarira amandazi ubundi nta n'uwo nshaka ahubwo. Yewe ushaka? Nta n'uwo nshaka. Umugore nawe ushaka? Nawe nshaka. Kubera iki se? Amafaranga agamembwa ni make 10,000 naganye. Nyine kandi ndi kukubaza ni iyihe mpamvu imwe nyine mbwira impamvu yatumye muzamura ayo mafaranga? Nawe twayemeje kuva muri Iran ibice byazamuka bya peteroli. Natwe ibiciro byaruriye kubafasha tubana nabo ba buri munsi. Nta mufasha ugira? Hari abo tujya duhura nabo iyo ndi gutambuka mu muhanda. Bameze gute? Bitwa ngo iki? Bari bikorera ku giti cyabo. Ahubwo baragukunze nturaye. Uzi ko bari abantu leta yabaciye? Burije ibiciro so ugamira no kwishyurwa. None waba uri mu nzu yose ugataha nta kintu muhaye. Mu nzu ye inzu wijyamo gukoramo iki? Nta kwishyuza uhamagara RIB izi gutabara kuko ntago byemeye kwishyura. Ugambwa uri mu nzu yande. Iyo waba urimo yose ukavuga ati ngiye umuntu yakize mu nzu yagingira uramuntu igiye kumusura yiyambura akira ku munyaka atanafunga. Yiyambura ikize? Yiyambura imyenda yambaye myiza agiye kwambara y'akazi. Mu nzu umuntu wagiye mu kahe kazi mwe? Abantu babiri batabana mu nzu iyo bagiye mu nzu hari ukujya gutera igipande hari ukujya gusakara ahantu havaga agiye kukwereka ahantu musimari watoboye hava. Umva nk'abantu b'abafundi amategeko yacu nta munota yacu. Ahubwo wamugani gasumbwira amategeko oya bari ubwiza ukuri umugira amategeko angahe? Abafundi bagira amategeko angahe? Bira amategeko 10. Amategeko 10. Irya mbere birabujijwe. Ese kuri kwisha inyuma y'ikirahure? Karaka gute. Mbese mfite isoni. Ndi umufundi wa zamani. Birabujijwe. Ye kukubwira amategeko 3 afatika. Oya mbwira amategeko 10 y'abafundi. Oya ndabareka mbe ngo make. Okay ntacyo. Utazatubwira aburaho. Utakuya ngo ngiye kubabesha nyine. Ngiye kubakumbuza amategeko y'abafundi. Tegeko rya mbere. Kurara utamwe ku icupa wakoze. Uhanishwa igihano yo kunywa amacupa 30 y'amazi wicaye mu kabari kari kugura abanywa inzoga. No kuvuga ngo uhanishwa igihano cyo kunywa amacupa 10 y'amazi kandi kugurira abasinzi basangira ngendo wawe bagurira inzoga. Icyo ni igihano ugurafunze nyine ugomba kunywa amazi. No kuvuga ngo amacupa 30 y'amazi. Kandi ukanywa turi aho ngaho iryo ni irya mbere. Irya kabiri ugomba kugira imyenda myinshi mu kabari imyenda mikeya. Ngo aho kugwiza imyenda uzagwiza imyenda. Ugomba kugira imyenda myinshi mu kabari kandi ufite imyenda myinshi.
iryo ni irya kabiri. Ni irya kabiri. Irya gatatu ku rugo guca ku rugo rwa mugenzi wawe rw'umugabo wa mugenzi wanjye wa utakiriho ubwo ni ukuvuga ku rugo rw'umupfakazi kurucaho utabanje kumubaza ikintu cyatumye nubwo yarabaje guca mu rugo rw'umupfakazi utamubaje cyamupfakaje arega nawe arengana muri iyo minsi nuko babafundi tutagira amafaranga nibyo maze duhura nabyo ni ukuvuga mutunze ingo zabagenzi bacu batakiri mubarira n'amashuri abana uzi kuyamura kuri papa utazi itariki yavukiyeho utazi n'izina rye azi ikibazo kiragaso umugore wawe ko wamutaye waramutaye urirukanka none utangiye kubeshya gutunga abandi ubatunga gute? Narahubutse namutaye tutarabyarana ariko ubundi ariko ubu maze gukura kuko maze gukuzwa n'abandi bagore bo hanze uzi kugira ngo mara kwite papa n'ubu utatanye ikintu akwita ati n'udahawe uyu munsi ejo uzaburemo oya umwana wawe se cyangwa umwana w'umugore wawe umwana w'umugore wawe yigeze nose umugore wawe buriya yari yarataye umwana oya abandi bagore nyine ugenda uraruza mu muhanda abagore nunze nyine nazi n'igihe bakuriye ntabwo namenya n'imyaka ye ngaho tugaruke rero kuri ntuza ku kibazo cyanjye ntabwo wakinsubije urimo urandi manganya ni iki kintu cyatumye ari abafundi muzamura ibiciro n'abayedi barabizamura noneho n'abaryakariho urabazi ndabazi barabikorera ibikoresho dukoresha bijyanye n'imicanga bose baza ni ukuba hano hagenderwa 500 ubu ni 1000 ikibazo nibaza ni kimwe Irani namwe nose mu essence mugiye kugira mu peteroli abadutwara bafite za essence babajyana hehe abadutwara kuza ngo za hato na hato tugiyemo kwisayidira niyo batumye ibiciro by'uri oya nose bakoresha essence none se niba wakoreye hano hafi kagiye kuya gushaka umugore i Kigali ntabwo urajya mu kinyabiziga gikoresha essence iyo yurije ni uko niba wakoreye 10,000 bakagutwara 2,000 kugera ikabo ubwije nyine abari nijoro kubera icyo amafaranga yanakumye ayo mafaranga kandi nugera ikabo biragusaba ko ubanza kumucupa kugira ngo wicaginge nimara kwicaginga uri kujya kwa wa muntu ukeneye ngaho banza usuza rero babakunzi bawe reka tumaze tubahe ikaze abakunzi ba Global Insight abakunzi bacu abadukurikira abo dufatanya mu buzima bwa buri munsi turagarutse na Gasongo umwe mujya akizina ryambwe ntabwo njyibuka ari kumara abeshya ubu ngubu muri iyi minsi abafundi ibintu byose byazamuye ibiciro n'abafundi bazamura ibiciro abayedi bazamura ibiciro abantu bose bazamura ibiciro none marambeshya ngo ni ikibazo cyo muri Iran nibaza ngo ese bakorera muri Iran cyangwa baramanza bagatega bakajya muri Iran bakabona kugaruka reka Gasongo nabanza adusobanurire impamvu ibyo bintu byose bibaho nta busobanuro bamwe bifite. Iran yurije ibiciro bijyanye n'ibikorwa biza mu Rwanda saha byikorerwa ari ibiribwa ari ibiragute ni ukuvuga ngo twewe icyo dukurikiza ni ibijyanye n'igiciro kiri ku isoko mwese ngo ibiciro byo ku isoko n'ibigwa namwe muzagabanya ibiciro ni urugero yego n'ibigwa n'abandi tujya twishyura nabo bazagabanya ibiciro agasobanutse koko komera ukumbwira ngo uri umurokore uririmba n'indirimbo z'Imana ngo wishyurire iki akwaba uri umurokore ukamara iminsi 3 utari wisayidira none se ngo bazi ikibazo Yesu yamaze imyaka 40 reka uriya yari imanzi nyine ikibazo ni nyine yamaze imyaka 30 n'ingahe ese ubundi uzigiye yapfiriye Yesu ako Yesu nta nubwo abaho ni ya myaka yamaze sinayihanganira nyine ikintu ndi kukubaza ubundi uzigiye yapfiriye naho se yari yapfaho ko tukimusenga yarapfuye arazuka cyaga sebundi zadiye mujya numvura ibintu barambeshya uriya mugabo ni imitwe yaripfushije nka rumwe rwanuze rwandese uriya mugabo bitaga wazize mu mwa bamwitaga Ndera
wo muri Uganda wazize umunwa wazize umunwa gahanga se kahanga Yesu nawe yari kahanga ahubwo gute se ahubwo ibyo uri kuvuga rero wayazize urw'abagabo ushaka kuzira ururimi rwawe umusebye gahanga yazize urw'abagabo wagira nzazira ururimi rwawe none ahubwo no kuvuga ngo yabayeho ahubwo sinzi impamvu kandi harya wambwiye ko witwa irindi itari Gasongo banyitorora Vioteme Maria Vianney ngo ubusho wambese ukunda Jean Marie Vianney ubikunda Jean Marie Vianney uzi Jean Marie Vianney aho rikomoka ni izina ry'Igikristo nukuri umukristo nyine yarabatijwe nabibatijwe mbara ndi mu bihe bibi nukuvuga abakristo iyo ubaye umukristo ugomba kwitwa izina ry'abazungu ugomba kuzamo izina ry'Igifaransa Jean Marie Vianney noneho iyo wacu bagota bamenya kandi iyo uba mu gihugu cyakoronijwe n'Abongereza ntabwo witwa Yohana witwa John ugomba bita bibi cyongereza izina ryanjye harimo JMV Jean Marie Vianney nukuvuga iki rero nukuvuga ngo iyo uba mu Kristo bivuze ko wemera Kristo warangiza kandi witwa izina ry'umuzungu imusire baririmbira ni b'Abakatolika kandi neza Abakatolika turazize nazo ndazize nizize gacisho se ngumva ko uri umukristo wuzuye ahubwo mwadani garimbe indimi imwe y'Abakatolika twumva ni hasingizwe mu izina ry'Imana Imana ya Dawidi we Yesu mukiza yazanywe no kudutura Imana ariwe mubye y'ukunda gumutubera inzira itugana ariwe soko y'umukiro nyayo uzi indirimbo ugiye kuturirimba noneho urayituririmba indirimbo y'Abisilamu turirimba indirimbo y'Abisilamu nibwo namenye ko wasenze koko nzimenya nariye ibenzi nka rero ntabwo wari indirimbo y'Abisilamu wari uzi ko banagufasha bahita baguhana yakoraga banyica ahubwo bamuha amafaranga yo kugura iyindi oya ariko urumva warya ibenzi warangiza ukaririmba n'indirimbo z'Abayisilamu kurya ibenzi biremeye ikibazo no kuyicira rega nabikubwiye ntabwo byemewe nta n'ahantu byemewe na hatoya yose Abayisilamu bose nta musaba ujya kuri busheri aya kirazira Abayisilamu kuntu babigenza niba ari bashaka kwirira wenda tuvye nk'ihene nta nubwo bajya kuri busheri bo bagomba kuyifata bakayiba cyangwa se bakabashowa yuko yabazwe n'umuyisilamu nabaganye n'umuyisilamu inkoko dufite n'ibidendo byinshi ku ruhande n'ibibata ndanje ndamuvangira agenda byikure kuko twabikataguye muvanyemo n'ibibata byose izo mbata ko batazitugaruriye oya mbata ariko nta kibazo urumva ikibi ni haramu kiriya kintu kikoreye ibintu by'ibyaha ubona kigenda gihurumbana hose cy'ikigurube iyo mbata yayibagiye yigeze ayibugiraho sharo ariko mwarazibaganye mwari muri kumwe mubaga kandi we afatiye nanjye afatiye ni ukuvuga ngo ngubu niba kino kirahure ndi kunywa niba nasengeye ino nzoga ndi kunywamo sibyo ubwo niyo uri kumwe irasengeye kuko amasengesho yakwirakwiye ahantu hose umwuka w'amasengesho tuvuge niba hano ari mu gipangu umwuka w'amasengesho wakuye mu gipangu hose gushaka ko n'ibisengero rugo rwanjye n'urwo nzaba narusengeye oya ni ukuvuga ngo nk'ubu ndamutse nsenze uri hano kuko amasengesho navuga yakugwaho ubwo ni urugo rwawe mba narusengeye ngahita nyirukana oya ntabwo ngiye kuba nk'umukatolike bita padiri bavuze ngo mugire amahoro ya Kristo ngira abura musiba ngo namwe murayaga ahorana haze gasi kamaze ngwaza ikibazo nk'ubu ko urangije akazi wirukanye umugore ngo mumaranye imyaka 10 mutarabyara ubundi ubu ngubu uburi burye gute tujya muri restaurant ngenda nge restaurant ibyanga umugore turahura bwa mbere akamwanga aribana ni uri buteke umuhanga hese yewe mu mafaranga wakoreye uramuhanga ubu turabana n'imvange icyo biramanutse ibirayi birasi nose uramuhemba kumuhemba iyo yiwe mari gumusira y'isabune nagenze ndabona ubushize wabwiye abantu ngo uri umwana ngo witungiwe n'igikoma gusa none uyu munsi urimo uravuga ngo
abagore baragutekera warangiza ukanabambura ubwo urumva atari ikibazo kandi noneho ikindi kibazo gikomeye igihe ni iki ngiki ujya gutandukana n'umugore byagenze gute hari mu itumba ni oya va mu itumba wavuze ko umugore wawe wamufasha guca inyuma akubwira ko uri indaya nawe ari indaya none urarekarama uwo munsi wavanga kuva ku isi indaya ngo uzajya urana ikoboyi yanyise indaya none sheri sawa urakoze ngiye kureka uburaya nahise mfata ipantaro yari nshasha y'ikoboyi mpita nyikata nshaka gukanda ndambara ubundi turaryama ndamushyigikira kandi tugiye muri supanete ndamupfumbata bya danje wambaye ikoboyi none nyine ikibazo nyine zigeze nijoro batangira kuvuga ngo ufungure mfungure iki sheri ihangane ufungure iki ikoboyi se mufungure ngo umukandara urambara umukandara nyine ikibazo cy'amatsiko yarakubeshyeye yewe ntabwo ni indaya cyane twese twararinganyaga ubundi none ko yavuze ngo uri indaya uwo bari waryamanye ngo ni indaya nawe ukaba wari indaya wababajwe n'iki cyatumye uturuga ukagenda icyo cyambabaje nari muki kinambabaza gituma abagore bose bababaza nuko yanyise indaya aba mu nzu nkodesha yanjye gitenge yambara icyanjye ibiryo ari ibyanjye ariko wari umugabo mu rugo gitifu azi ko ari umugore wanjye arese anyita indaya gitifu yari azi ko ari umugore wawe he mwe mwarasezeranye se wapi mu mudugudu umudugudu usaba mu gitifu nataga umutekano w'urugo rwanjye nataga umutekano w'urugo rwanjye none se wahurara ntabwo tuvugiye ko abagore urara ntabwo batanga umutekano ntawe batanga sindi aba barawutanga ndabatangira barawutanga uwo tuzamarana iminsi ibiri nzamutangira mpite mvayo yego aho ntabwo ikintu kibabaje muri iyi minsi noneho turi mu gihe gikomeye cya mituweli umugore nzatanga mituweli yewe tutamara n'imyaka ibiri ese gasi ubundi wowe bagushyize ku cyiciro bagushyize kuri angahe wishyura angahe yes ibyiciro babuze ibyo banshiraho mfite ingo nyinshi oya ndavuga nyine wowe ku giti cyawe kuko nta rugo na rumwe leta ikuzimo leta uyu munsi igufata nyine nk'ingaragu nk'ibo biri aho ngaho ahubwo ndashaka gusaba icyiciro nta cyiciro ugira ariko rero warananiranye kabisa dore ko gutanga mituweli y'ibana n'uwo mugore wese watanga mituweli ntabwo urugira niwe se wowe ntabwo ushaka kurwara niyo narwara mba narwaye muri uwo mugore kandi sinamusanga warwaye naba narwaye muri uwo mugore sinjya ndwara malariya none se ubungu imyaka wari ufite mu minsi yashize wari ufite imyaka yenda tuvuge 20 wenda tuvuge ko parakura umwana wari ufite imyaka yenda 5 uyu munsi umaze kugira 7 none se wumva uko umuntu agenda agira imyaka myinshi imbaraga ziba zigenda zigabanuka umunsi zagabanuka burundu ukagira urwara noneho bizagenda gute bya kumane wa mama uzajya kumane wa mama umuntu umusaza ajya ku mugabane wa nyina wa data wese ko nawugurishije none se warawugurishije asigara uwa mama wawe aho gasongo ntukajya ucanga abantu kabisa uyu munsi ndabona niba wagize akazi kenshi uyu munsi ndabona umeze nk'umuntu unaniwe kare burapfa kunanirwa uyu munsi ndabona umeze nk'umuntu unaniwe ahubwo bakabwira keretse ngewe wamaza ku iki kiganiro nkajya nganira nawe buri munsi wanaganje tuganira hari abantu nyine baba bashaka kumva ibintu baganiriza ntabwo nenda kuza gushakira umuntu umusitari mugakorana nk'ikiganiro rimwe uwo musitari wahamagara zakuzanire tuzahera zakuzanire inzovu nzakuzanire ya kane wabastari niwo mwabone ibiganiro muganira kuko mbese no kuvuga ngo kanyombya kanyombya akunda inyama kanyombya avuga yahava mu rwayi kanyombya akunda inyama twabyinyanye muri nize nyarutama twabyinyanye arangije inyama zose bazanye ihene hafi ya yose ayirya wenyine kandi twabyinanye narusha amaguru mwese mwabyinanye mwamuri kubyinira iki mwamuri kubyinira inyama cyangwa imbetezi yaje mu kigo ntabwo mbese bazanye inyama se mwabyiniraga inyama cyangwa imbetezi bari bamutumiye niba ari inyama yaje kubyinira wenda amufasha bazanye inyama zijya wenyine icyo cyamubaje kongera kubyinana n'umuntu impamvu za mbiri indirimbo z'Imana nishaka kuririmba indirimbo z'Imana kuzi nkeya yewe nzi indirimbo nyinshi uzero zahumuriza n'abantu benshi cyane okay ngarimba nk'indirimbo yahumuriza abantu twumve kera habayeho umuntu witwaga Yobu
yari umukiranutsi yubahaga Imana kandi Imana yamuhaye n'abana benshi n'amatungo menshi. Kera habayeho umuntu witwaga Yobu, yari umukiranutsi yubahaga Imana kandi Imana yamuhaye n'abana benshi n'amatungo menshi. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nazuye mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nshuti yanjye ihanganira ibigeragezo, nyuma yabyo uzanezerwa. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ndasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nshuti yanjye ihanganira ibigeragezo, nyuma yabyo uzanezerwa. ako gakuye he gaso Mwuzuze si ndakuzuza ubutaha. oya ako gakuye he Jewe kiranyira umuntu ese mbwira niba ari umugore mbwiza uko barambwiza ukuri. Wigeze uba muri korali nyine, wigeze uba mu makorali cyangwa se ubundi mbere wasengeraga he? natangiye n'umuporosi nsengera mu bangirikani, nyuma yaho nsengera mu ba metodisiti, nyuma yaho nsengera muri korali muri Kongo bitaga Umoja Turume. Karo kanya ndi gusengera muri iyo bita Dandabirana Church. Usengera muri Dandabirana Church. cyo kare orera mvani muri Dandabirana. Ngewe iryo torero ryanjye pasiteri baramuzi. Baramuzi. Na Mucoma baramuzi. Na Mucoma? Nwese Mucoma aba muri Dandabirana Church. None? Agomba kuba hano. Reka. Ntabwo yabura kuko pasiteri. Mucoma ari gufata amaturo. Okay. Yaba ari ukwezi. None pasiteri bafata aho ku cyumweru ya buri munsi. Cyokora aho ngaho uranyemeje kabisa. Ubu ngubu usigaye usengera muri Dandabirana Church. Iyo bintu uvuze ubanza ari byo. Ntabwo nakoresha umugabo wese arabeshya. Muri umwana wowe. Uzabwira abantu ko uri umwana ashobora ko uri umugabo ubundi bazagufata gute? Ega buriya mwana avuka bamutamika ibere. Uko umunsi ushira nawe agiye akaryitamika. Ubwo rero butanaye nzagira mbwire umuntu nawe. Ese kamaze nkubaza ikibazo kimwe. Mukanya wari mumubwira ngo mwuruje ibiciro kubera ibibazo bya Iran, ngo intambara yo muri Iran, ngo petrol n'ibiki byose. Ubundi ngiye kukubaza. Sibyo? Ndakumva pe. Isi urayizi. Isi yose urayizi. Ndayizi. Urayizi waranabyumvise ahantu hose. Sibyo? Ubundi Iran iba kuwe mugabane. Iba muri Aziya. Muri Aziya he? Yasituranye na Amerika. Ituranye muri Amerika hafi aho. None se Aziya ni umugabane cyangwa ni igihugu? Aziya ntabwo ari igihugu. Ni iki? Ni umugabane. Nta ndirimbo twaririmbaga kera. Ivuga ngo iki? Waye bagiye. Okay. Nzayibakumbuza ubutaha. Siko narenze ko uzi ko wenda Iran ari nk'akarere. Kare. Iran na Aziya. Okay, reka nkubaze ikindi kibazo noneho. Muri Aziya. Mbwira isi igizwe n'imigabane ingahe? Ntabwo yarenga 3. Iyihe niyihe? Amerika, Aziya, abene ndabyibanye. Nibyo nashaka kuruka mu kanya ariko nzayabwira ejo nabyo. Okay, twebwe tubakuwe mugabane. Afrika. None se u Rwanda ruri muri Afrika? Ndabyumva cyane. Ya hehe? Urumva ni ukuvuga dufite ibice bitandukanye. U Rwanda ruba muri Afrika yahagane. Iburengerazuba.
nasoma by the way ndabizi nyine nsobanurira u Rwanda ruba muri Afurika he ubundi mbaze ibihugu duturanye nabyo byose okay ngaho mbwira ibihugu bibiri byo muri Afurika y'Amajyepfo umbwire ibindi bibiri byo muri Afurika y'Uburasirazuba umbwire ibindi bibiri byo muri Afurika y'Uburengerazuba umbwire ibindi bibiri byo muri Afurika y'Amajyaruguru twatanye mubura ko ndi umufundi twakoresha ubwenge bwinshi turi mu kazi oya umva nyine umva urambwira ibihugu bibiri byo muri Afurika y'Uburasirazuba sibyo umbwire ibihugu bibiri byo muri Afurika y'Amajyepfo umbwire ibihugu bibiri byo muri Afurika y'Uburengerazuba umbwire n'ibihugu bibiri byo muri Afurika ya ruguru ese Majyepfo okay ndafata Sudani na Uganda biba hehe Amajyaruguru ndafata Kongo na Kongo Brazzaville Iburengerazuba ndafata u Rwanda na Tanzania Iburasirazuba ubu ni cyo gihugu cyongeyeho sinzi nzabibabwira ejo ni ukuvuga ngo u Rwanda nawe sijya wumva icyo bita nuza East African Community ujya uyumva agabiriya nibyo afite amafaranga menshi ninyagira nanjye nzabimenya oye ese ibyo ngibyo ko bigomba kuba biri mu mutwe wawe Uganda rero ntabwo iri mu majyaruguru Uganda Tanzania Sudani urumva u Rwanda u Burundi byose biri Iburasirazuba ko turi kure noneho mu majyepfo nakubaje ibihugu bibiri gusa iyo umbwira byibura niyo umbwira Zimbabwe na Zambia Zambia napfa kwibuka nene mu oya bibiri sibyo ubwo si abiri muri Afurika y'Uburengerazuba ko nakunda kamenye nubwo wambwira wenda nubwo wambwira Ghana nanuze na Liberia Iburasirazuba Iburengerazuba mu majyaruguru reba Libya urebe Tunisia utaturanye Libya oya nese mu majyaruguru ya Afurika urenze ruguru y'ubutayu agiye gurikira abo duturanye okay wavuga ibihugu nyine ukurikije amajyaruguru bwawe n'imbere yanjye n'inyuma yanjye amajyaruguru y'u Rwanda Uburasirazuba bw'u Rwanda ntabwo naciye ahubwo bwira ngo over bwira ngo wabikoze bwira ngo wabikoze uvuga okay ubutaha nzongera mbikubaze noneho kamaze nkwereke noneho ubutaha sibyo nzankubaza ikibazo buri kibazo kugira ngo ugikore n'uyu ugikora nzanguha 500 buri kibazo kimwe n'ibikora byose miliyoni ikagera n'ibikora byose miliyoni ikagera nzayiguha ngiye kuzamuka ndakize nzayiguha ngiye kuzamuka gaso reka turangize ikiganiro cy'uyu munsi tuganirije abantu bari bamaze iminsi batakubona bari bakumbaza wa mwana aherereye he ko twamubuze ntabwo bazi ko uba wagiye mu gifundi ngaho agira ikintu babwira ubasezere burya natwe turi abana ntabwo twarejwe inyuma kuba twakora imirimo ijyanye n'iy'abantu bakuru muri iyi minsi tuba gukora imirimo twivuye hasi no hejuru bashobora kutwara umubyeyi bagiye kumufunga yagize ikibazo kuko wavutse ufite umubyeyi utagira mu mutwe hazima bamufunga ugasigara uri umwana udakoze ntabwo wasabiriza aho gusabiza andi mukuru rero najya mu kazi nkakora reka tubonane ubutaha nakagaruka reka tubwire abakunzi bacu yuko gukora iki subscribe share like na comment ciao ciao hasta la vista murakoze